inshuti bakunzi mudukurikira kuri YouTube channel Paroisse Saint-Vincent de Gikondo aho muri hose twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana cyumweru cyo 2024 bisanzwe aho Kiliziya Gatolika yizihiza umunsi mukuru wa Kristo n'umwami. Uyu munsi abakristo bizihije Kristo Mwami, ariko ku buryo bw'umwihariko tuba turi kumwe n'umuvandimwe kugira ngo abibwire. Yambaye furari imugaragaza ko hari ikintu kidasanzwe mu Kiliziya ashinzwe cyangwa mu butumwa afite, kugira ngo tubwire amazina ye hanyuma dukomeze tuganira. Murakoze, nitwa Barihuta Juvenal, nkaba ari ukuriye umuryango wa Karumeli hano i Gikondo. Njyewe ushinzwe Karumeli yamamaza muri diyoseze ya Kigali. Barihuta Juvenal, twabonye mu kanya bavuga muri Misa muri imbere aho bakora imihango, badusobanurira icyo imihango yari igamije kuri uyu munsi wa Kristo Umwami. Kuri uyu munsi mukuru wa Kristo Umwami hari ibyishimo mu muryango wacu wa Karumeli. Hambaye abana 10 n'abakuru 5. Bambaye iki? Bambaye umwambaro wa Sagapurari twahawe na Bikira Mariya, twahawe n'ijuru. Iyo Sagapurari ni Sagapurari ya Bikira Mariya umwamikazi wa Karumeli. Yayitanze rero mu kinyejana cya 12. Hagiye hari intambara yari ikomeye cyane, abayisilamu batoteza abakristo, hari n'amara abayisilamu n'abakristo. Hanyuma rero mu ntambara ziko haba hari akaga, hari ibintu bibi cyane, ubusambanyi n'ibindi byaha bikaze cyane. Umunaki witwa Simon Stoke yaje kubazwa n'ibyo byago, noneho atakambira Bikira Mariya ngo amutabare. Yari ku musozi wa Karumeli. Uyu musozi wa Karumeli nawo ni umusozi uhoraho, umusozi w'itangaza Imana yagaragajeho itangaza gihanitse. Ubwo umuhanuzi Eliya yasabye Imana ikamanuka igatwika igitambo, isi yose irareba, agatsinda abahanuzi 450 b'Abayali bayobyaga abantu. Ubwo rero Bikira Mariya yabonekeye umugabo bari ku musozi wa Karumeli, aramubwira ati humura, dore ikimenyetso cy'ubuvunyi n'ubutonesha bwawe, we n'abana ba Karumeli. Ikimenyetso ngihaye Kiliziya yose, umukristo wese uhabwa Yezu uzayambara napfa kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, ku isabato ikurikira urupfu rwe uzaza kumukura mu purgatori mujyane mu buzima bwe. Sagapurari rero ubwo yakomeje kwamamara, ahabwa Kiliziya, ndetse Bikira Mariya yabonye ko ititabwa cyane, ahita abonekera abapapa 6 bose abasaba kwitangaza. Ubwo rero natwe yatugezeho kumva umuryango ari mwiza cyane, kandi Bikira Mariya icyo yadusabye nuko abayambaye bagomba kwirinda ibyaha bijyana mu rupfu, bijyana byose n'ibindi byaha, ariko cyane cyane bakarwanya icyaha cy'ubusambanyi. Niba ari abajene bakemera kubaho mu manzi ku buryo bakwemera no kubipfira mu busugi. Uyu munsi rero uyu munsi rero mwambaye Sagapurari abana, ariko yahuriranye n'umunsi mukuru wa Kristo Umwami. Twabivuza twabivuza gute? Ni byiza cyane kuko iyo Sagapurari Bikira Mariya yatanze unuza ko iriho ishusho ya Kristo Umwami n'umutima we mutagatifu. Iyo tuyambaye umutima mutagatifu ijya imbere, ni ishusho kugira ngo iyo Sagapurari imbere Bikira Mariya abakikiye akana, bigaragaza ko Bikira Mariya abakikiye roho zacu, uyambaye abakikiye roho ye. None nyuma hari Kristo Umwami, nyine twatwa Kristo n'umubyeyi. Noneho tukayambara amanywa n'ijoro nta kwikuramo, kuko ntawe uzi igihe ashobora gupfira. Cyose kuba uyambaye amanywa n'ijoro nuko rero icyo tuyikundira cyane nuko Bikira Mariya yavuze ko abazayambara bazarindwa ibyaha n'inkurikizi zabyo, kandi bapfa akabakura mu purgatori. Ni ukuvuga ko mu rupfu rw'uwayambaye Bikira Mariya ahagaze ashaka gukubita inzoka ishoti shitani na dayimoni y'urupfu, arabitsinda kuko Bikira Mariya
we nta rupfu rugeze umugeraho rwose urumva. Umuryango wa Karumeli rero ni umwe mu miryango ya Kiliziya Gatolika ikorera hano i Gikondo. Watubwira ukuntu umuryango wa Karumeli uhagaze n'ubutumwa ukora mu buzima busanzwe. Umuryango wa Karumeli hano i Gikondo uhagaze neza, cyane umuryango bagera kuri 20 bamwe bagenda bibuka. Ubutumwa bwacu ni ubwo gukurisha Bikira Mariya tukamamaza n'ibitangaza ibyiza byose agenda dukorera mu buzima bwacu, tukagenda atugira turangaje imbere, adutabara, adufasha mu mibereho yacu, turamwiyambaza, noneho ibyiza adukoreye tugatangaza n'abandi kugira ngo barusheho kumukunda. None mwabitse abana Yosefu Furari Karumeli, none abana nk'aba ngaba mwabitse Yosefu Furari, ese baba basobanukiwe n'icyo ubutumwa binjiyemo, ubutumwa busobanura? Aba bana barabusobanukiye cyane kandi bafite inyota, baranabyifuje cyane, kuko ni abana b'umuryango remezo wacu wasengure wacu mu muza ya Elisha. Kubera ko ari ngiye ushinzwe abo bana rero, abo bana mbatoza imico ya Gikristo, kumenya Imana, kumenya gusenga. N'abana bazi kuvuga rozari uko bareba, bageze nko kuri 20-30 gutyo bazi kuvuga rozari, abana ba Kristo. Ubwo rero ni ukubabwira ibijyanye n'ukwemera kwa Kiliziya Gatolika, bakabikunda, uko bagomba kwitwara imbere y'isi, imbere y'abantu n'abandi bana, ko bagomba kubaho batiba, batarangazwa n'inyigisho z'ahandi, bagakurikira Kiliziya bagahabwa amasakaramentu. Noneho tubaho umwanya twumve bakayimutsa umutima uyu munsi, ko babona bambaye Sakapurari, hanyuma batubwira ikintu Sakapurari bagiye kwikorera. Uraho neza? Hanyuma turabona uyu munsi mu kanya bakoze umuhango wa Sakapurari wayambaye igiye kumara iki muri iyi minsi? Umuryango wa Karumeli ugiye kwinjiramo cyangwa winjiyemo usanzwe uwuzi? Umva se n'igitagukuye cyane kwinjira mu muryango kandi ubona ukiri umwana? Witwa nde harya? Irakoze Sandrine, irakoze n'ibikugu. Imana irakoze. Ababyeyi bakiniraga uko yabahaye umwana mwiza nkawe Sandrine, Imana irakoze. Hanyuma turi n'undi mwana mugenzi wawe nawe mbona yambaye Sakapurari, imbere n'inyuma hari ishusho ya Yesu, ndetse n'imbere Bikira Mariya, inyuma ni Yesu, mutagatifu wa Yesu. Witwa nde? Simbi Ornella. Simbi Ornella, uyu munsi wambaye Sakapurari wayambaye wumva icyo ugiye kwikoresha. Ugiye kwikoresha iki? Ugiye kwikoresha none se wayambaye kubera gukurikira abandi gusa, cyangwa se babaye umwanya wo kubyitegura wumva uryohewe no kwinjira muri muryango gusa? Sandrine rwose Bikira Mariya, wumva ko hitiro yawe umubyeyi, wumva cyane cyane abana bamutakambira bwose hitiro yanjye uyu munsi w'Abami rwose icyifuzo cyawe agufashe ageho yawe kugira ngo akurinde ikibazo cy'itanu. Wabwira icyo abandi bana b'urugero cyawe batazi umuryango w'ikirego? Nababwira ko nabo wagira inyota yo kuyambara, abatarahabwa ikaziga bakayihabwa Ambaye Benari,
bari kuvuga kuko yabatoje kugira ngo binjire muri uyu muryango w'abakarumeri kugira ngo nabo basangire ubutumwa. Twifuza ubutumwa bwiza. Yego, uyu munsi uri umunsi w'ikiba kuvuga muri Yesu kuba cy'umwami. Wumvise Yesu ari umwami. Twamusaba iki? namusaba ko yamukenge kandi akazajyamo agakurikiza ibyo atubwira. Hanyuma wowe wamusaba iki Kristo umwami uyu munsi? Papa Yuvenal, ducuza ikiganiro cyacu, ni iki wahamagarira abavandimwe musangiye ubutumwa mu muryango wa Karumeli? Murakoze. Abavandimwe dusangiye ubutumwa mu muryango wa Karumeli, ndabasaba guhaguruka bakajya ku ruhande rwa Yesu. Isi imeze nabi cyane cyane, isi iradushora ahabi mu bishuko bya shitani, cyane cyane kurwanya icyaha cy'ubusambanyi kuko kirakabije kimaze gufata intera iteye ubwoba, kandi n'abakristo bakidabagiramo ntabwo bashaka kugitsinda, kandi turarebera abantu bakaba uko babigenza. Ndasaba rero abo turi kumwe mu muryango twahagurukira rimwe tugarwanya inkundura, tugarwanya ingoma ya Kristo umwami wacu, tugahamya ukwemera, tugahamya ibintu mu kwemera utajegajega, tugatsinda ingeso mbi. Abashakanye bakirinda gucana inyuma, bakirinda gutana, bakibumbira hamwe nk'uko Imana ibisaba, umuryango ukarushaho gukomera, tugatsinda ibibi bituma umuryango usenyuka, kuko imiryango irimo kugenda isenyuka, abana bakazaharira. Urumva, umuryango w'ubusugi n'ubumanzi tukawukomeraho, cyane cyane abakristo gatolika tukawukomeraho, mu gihe abandi byabananiye twebwe tukihatira kubishimangira, umukristo wese akajya abaho mu bumanzi no mu busugi butajegajega. Turabashimiye kandi tubifurije gukomeza guhagarara gitwari n'ubwo butumwa mufite. Isi cyane cyane ikeneye nk'abantu hamwe bahaguruka bakarwanya iyo nkundura, kugira ngo bamenyekanishe Kristo kandi ubwo butumwa bugeze aho butari. Tubashimiye rero ubutumwa muduhaye, kandi twifurije gukomeza umurava mu butumwa mwahawe. Murakoze. Inshuti twari kumwe rero, mwumvise imigabo n'imigambi abavandimwe bari mu muryango wa Karumeli bafite n'ubutumwa bahamagariye gukora. Uyu munsi bikaba byarakarusho kuko umuryango wa Karumeli wakiriye abana batoya bakambikwa ya sakapurari iranga abari mu muryango wa Karumeli, aho bahamagariwe kuvuga ishapure buri munsi, rozari, ndetse kandi basabira n'isi yose kugira ngo batagwa mu rwobo rw'icyaha. Twifurije rero mwese natwe ubutumwa abakora za imbaraga bahagarariye gitwari mu butumwa bafite, hanyuma natwe twumva iyo mpanuro batugezaho kugira ngo tutagwa muri urwo rwobo. Twifurije umunsi mwiza wa Kristo umwami. Mwari kumwe na Joseph Kiza hano muri Paruwasi.